nejejwe n'ikintu wavuze kuri sustain reka nsenga Imana. Baba wa milele mwenye nguvu na uwezo na mamlaka, unastahili kuabudiwa katika harusi hii. Wewe ni mwenye uwezo Baba uliye hai. Tunashukuru neema yako na upendo wako. Hauna upendeleo. Alegria, changement, envers l'homme, piode, serdie, ena, aveigai, adiação, pribo, a gloire, de nome ta, prive vergorie, il est hors, d'avre faux, ambir noda, prigo, Hilariedo dovza fayade. Abadaftembe yakatuzamu amaboko. Abishimiye ibi. Amahoro y'Imana ganze. Muri ubu bukwe imirimo yawe ikoreke dezim sai avize kwiyade nobride henkriye elogram pibro aide fay aide. Amashyi menshi cyane dushimira umubyeyi Serende. Asante sana, ubarikiwe sana papa. Amashyi tujyane n'izo ndirimbo z'abantu.
turakwishimiye twakiriye hose erekeze kureba nuko yahisemo neza nabikubiye kare yakuruwe n'inganzo ariko rero nizamukanya ntayongeye kutukuru ngo turaje rwose mu rugo kujya mu ngambirizi igiti cyabiri twanamwe ngo makarije imvura neza ntisubira nukora akagira imana ikihaye ikaze ahangaha rero ni kwa byinshi ariko habanje abandi bavuye kwa ruguru uje wisanga rero tuguhaye ikaze reka wumva amashini impundu zo kukwakira uzagirene amashini abandimwe wagira ngo aho bigeze hano tubaharire bene byo ko niko kuri urakoze urakagira imana wakoze neza abo ni basaza be ntabwo wagera kuri garasi udaciye kora mu magambo reba cyo gukundira rero wamenye ubwenge utindaza kubanza mbaramutse ndoberane bashyikirize n'ubutumwa bwiza nabateguriye ndagira ngo rero bakira Joshua yigire hino Joshua ngwino nawe babanze bakuramutse umuntu w'umugabo wari wagiye mbere uriyicarira Joshua nanjye twamushimira tumushimire ni umuntu ukomeye umugeni batabishatse ntibyakomera nuko Joshua isubire mu byicaro byawe genda wicarire ntacyo bitwaye hanyuma rero basaza ba Grace ubwo nyuma yo kuramukanya na Bofre akabaha n'ubwo butumwa hari ikindi mwamushimira usibye kumuha ikiganza cya mushiki wanyu mukamubwira muti nguyu mushiki wacu mwiza dukunda nagusabye maze nawe muramutse ngaho ni mumuhumanye nawe baramukanya muhe ibiganza byombi maze ubundi muzibukire hagiye kuvuga ngo muhunge ariko ntimuhunge nta kibazo mujye ku ruhande gusa Ahubwo
imodoka bifuza ko zitanga inzira RAF ijana na mirongo inani na gatanu hashi RAF ijana na mirongo inani na gatanu hashi na RAD magana atandatu na gatandatu ve Grace rero murayibona twabinezerewe turabona usa neza n'umutwaro wawe mumeze neza muraberewe murasa neza rwose rero uyu munsi mwiza wanyu tubifurije ibirori byiza
ni ibirori ngira ngo bya kabiri, icyiciro cya kabiri cy'ubukwe bwanyu. Hari ibindi bisigaye inyuma, ariko aho bigeze, aho Yesu agejeje akora, turahashimiye rwose. Ni byiza cyane. Hanyuma nk'uko bisanzwe, dusanzwe tugena impano iyo umwana wacu cyangwa mugenzi wacu yakoze ibirori. Dufite impano zitandukanye, turatanga impano mu buryo babiteguye, ndahera ku batoya bagenzi be. Hari itsinda ry'abana b'abakobwa bagenzi be twita abagaratiya. Abo bagaratiya nibatambuke bamuha impano n'ifoto yabo itambuke, hanyuma dukomeze n'izindi gahunda, ariko turihuta. Nta bintu byo gutinda, ifoto nizere ko yarangiye. Iyo foto yarangiye, abagaratiya nibahave. Hanyuma Grace, hari umuryango n'ubundi muto abarizwamo muri Alarme, ndagira ngo abo babana muri uwo muryango batambuke kugira ngo famiye, ubwo ndavuga famiye abarizwamo, mutambuke mu muha impano yanyu. Ndashaka niba ari umubyeyi ngira ngo iyo foto ntiyarangiye. Yesu abahe umugisha. Hanyuma rero, nubwo hari izo mpano zitambutse, ariko hari n'iyindi ya Alarme mu buryo muri rusange twese hamwe. Ndagira ngo nsabe umuyobozi SG atambuke, na mama SG batambuke, na Jeannette atambuke, na papa Makabera atambuke, na mama Keza atambuke. Iyo foto muyijyemo, mumushyikirize impano ya Alarme mu izina ryacu twese abahagaze aha ngaha. Abandi twese dukomye amashyi, hari icyo byadutwara. Iyo foto nizere ko nayo irangiye. Yesu abahe umugisha. Hanyuma ibindi n'ubundi turacyarimo gutegura ubukwe bw'umwana, ntiburasoza nako bw'abana.